Njye nakuze nyine mfite inzozi zo kuba nakiga gufotora, nkamenya kuba nakiyeditingira amafoto nyine IBTC. Nyine kuri njye nabonye irenze kuko n'abana tuziranye ntabwo bambaza irindi shuri ngo mvuge irindi, kandi narabonye uburyo IBTC ikora kandi ikora neza. Nyine ibi bintu nize bibamo amafaranga no mu buzima busanzwe. Ku isoko ry'umurimo nyine mba birayoboye. Narapererezaga rimwe na rimwe nkanajyana n'umuntu nyine kuri seti akanambwira n'amafaranga akuramo, nyine nkarushaho kubikunda. Uhita ubikunda cyane. Ngaho tubwire rero Solange wo mu myaka nk'ibiri iri imbere muri creative industry, siritu nk'ibi byo gufata video, gukamera, ni izihe nzozi zawe urumva ushaka kugera kure hameze hate? Inzozi mfite mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Turabasuhuje, mwaramutse neza, mwiriwe cyangwa se umugoroba mwiza cyangwa ijoro rihire kuri mwe mwese mudukurikirana kuri IBTC Production and Services. Turashimira abantu mudusura umunsi ku munsi hano kuri platform, kandi namwe mwakoze subscribe turabibashimira cyane. Namwe mutarabikora mu iki kiganiro aka kanya mwabikora, ni byiza cyane. Daniel Byiringiro uwabaha ikaze, tubashimiye ko tubana. IBTC ni ishuri tugira ibintu byinshi byo kwigisha gukamera, gufotora, gukora design z'ibyapa, gukora design z'ibitabo, ama invitation, ama business card, ni byinshi no kubaka ama website biba bihari. Muri iki cyiciro twakiramo abatumirwa, abashyitsi, abanyeshuri barangije, ababonye amafaranga bakize byose. Niyo mpamvu muri studio rero twakiriyemo umukobwa mwiza cyane. Mumeze neza? meze neza. Ni amahoro? Umuntu ubabonye bwa mbere mwamwibwira? Murakoze, nitwa Solange Uwayisenga. Solange Uwayisenga. Amakuru yawe Solange? Amakuru yanjye ni meza. Igihe kinini twaje tubasanga muri IBTC, ese muri IBTC muhakora iki? Wahaje gute? Wamenyanye nayo gute? IBTC ni ishuri ryiza nyine ryigisha ibintu byinshi bitandukanye, harimo kuba watunganya video, ugakora amafoto, ukaba wamenya nyine no gukora ibyapa, harimo byinshi ubundi. Hanyuma mwamenyanye gute? Wahamenye gute? Njye nakuze nyine mfite inzozi zo kuba nakiga gufotora, nkamenya kuba nakiyeditingira amafoto nyine, akaba ari wo murimo nyine nzakora, ukaba wanoga. Ubwo rero naje gushaka amakuru, numva ishuri ryitwa IBTC, ndarishaka, ninjye wahizanye nyine, nta muntu nigeze aza nyine ngo IBTC iherereye. Ubwo nyine ndashaka kumva urimenya bwa mbere, ese ni kuri radio, ni ikinyamakuru wasomye, cyangwa wagiye ushakisha gusa ahantu babyigisha ibyo bintu? Nagiye nshakisha gusa nabonaga ahantu henshi nyine babyigisha, gusa IBTC nkurikiranye amakuru yaho aba ariho mpitamo nyine kuba nabyiga. Hanyuma mbere wigaga hehe? Wigaga ibiki? Kuko batuye ko wari muri training, muri nka stage. Wigaga gute mbere?
mbere nigaga multimedia production. Multimedia nayikubiyemo ibintu byo kuba wakora video, byo kuba washutinga amafoto n'ibiki, ariko nyine ntabwo byiga neza nk'uko nasanze muri IBTC babyigisha. Twabyigaga teori yo nari nyizi, gusa pratique ntabwo nari nyizi. Wigaga ku kihe kigo? Nigaga Kirehe Adventist TVET School. Ni ikigo cya segonderi. Hanyuma ubwo cyo nibaza, wari urangije kwiga segonderi ku buryo busanzwe, buri academic busanzwe? Nari nyishoje. Uhitamo kuza gukora stage noneho muri bya wize. Hanyuma ngaho tubwire muri IBTC, wabonye ute, wasanze nk'inzozi wari ufite byo kwiga nka pratique washakaga, bagufashije gute? IBTC rero ndayishimira, mereye nyine kuntu banyakiriye. Nkiza baranyakiriye, bansobanura ku masomo bafite, numva ayo nashakaga yose arahari. Nyine nangira kujya niga, nkabona biri kugenda neza. Pratique nkabona nyine ndi kuyumva uko nashakaga kuyumva. Nkaba najya kuri set ngiye nyine nkakora. Ariko mbere nyine batwerekaga gutyo gusa, ntabizi neza, nicyo cyatumye mpitamo kuba nakora stage. Mbere muri multimedia bakubwiraga ibintu byo mu nyandiko bisanzwe nyine by'amateori. Noneho rero ubundi muri make masomo na ayahe ayo ushobora ko wibukamo wize muri IBTC? Ayo nibuka, nize videography, ariyo nyine gufata video. Niga na photography, yo gufata amafoto. Niga na Photoshop. Photoshop ni software wakeditingiramo ayo mafoto wafashe. Niga na Adobe Audition. Adobe Audition ishinzwe iby'amajwi? Ishinzwe iby'amajwi, kiramo ijwi ryawe nyine ugakuramo ibyo udashaka, ugashyiramo n'ibyo ushaka. Hanyuma reka duhere nko gufata video nka kamera, wize ibiki muri kamera muri pratique? Nk'umuntu nyine utazi ibyo gukamera, mwigisha nko mu masegonda 50 gukamera n'ibiki, bakora gute? Gukamera nyine ni nko gufata ishusho y'umuntu. Ubwo ndashaka kuvuga nka kamera nk'imodoka, urumva ngo ni vitensi, mbese kamera mwigamo ibiki, muyiga hiki? Nka kamera twigamo ko wenda iyo uri gufata ishusho nyine, kugira ishusho rize bimeze neza, ukora focus. Focus nyine no kugira ngo iyo foto igaragare neza. Tugakora na zoom, kuba twakora ikintu kiri kure tukakigiza hafi, tukagifotora uko tubishaka. Mukiyegereje. Muri editing we ntabwo watujyanamo gatoya? Editinga nk'iki? Nyine nka editing wenda wize yose, yaba y'ama video cyangwa y'amafoto, uko byabaga bimeze? Kamera editinga video. Editinga video ushobora nyine gufata video washutinze, ukayishyira muri software yitwa Adobe Premiere Pro, ukayeditinga, ukaba washyiramo utubirors. Birors ni nk'uduce tw'utuvideo nyine wagiye ufata, wenda uri gukora pratique, uri gukora ibikorwa bitandukanye, nyine ukongeramo ibyo ushaka muri video. Nicyo dukorera nyine muri Premiere Pro. Naho muri Photoshop ho wakoreramo ibintu byinshi cyane. Wakeditinga ifoto, ukayikesha, ugakuraho ibiheri. Umuntu ufite ibiheri nyine ukabihanagura, ugakoramo ibyapa, ni byinshi wakoramo nyine. Ubu Solange, ibintu byose uzi kubikora? Kuri ubu ndabizi pe. Uri umuhanga cyane. Ubwo ikintu nibaza, ubundi ibyo bintu koko bibamo amafaranga uperereje ku isoko ry'umurimo, kucyo utagiye kwiga gusuka imisatsi cyangwa gukora inzara, ko nabyo bigezweho cyane muri TVET, nabyo bikomeye cyane, bimeze gute byo? Nyine ibi bintu nize bibamo amafaranga no mu buzima busanzwe. Ku isoko ry'umurimo nyine birayoboye. Narapererezaga rimwe na rimwe, nkanajyana n'umuntu nyine kuri seti, akanambwira n'amafaranga akuramo, nyine nkarushaho kubikunda. Uhita ubikunda cyane. Ngaho tubwire rero Solange, wo mu myaka nk'ibiri iri imbere muri creative industry, nk'ibi byo gufata video, gukamera, ni izihe nzozi zawe urumva ushaka kugera kure hameze hate? Inzozi mfite
ubundi nashaka kubanza kubyiga neza nkabifata neza, nasoza nkashaka amafaranga nkaba nashinga studio yanjye bwite. ubu ni ushaka kuzakora studio mu myaka 2 iri imbere? Ariko ni na international, ntabwo ari bizagarukira ngaha mu Rwanda. Wumva babikora nta mu Rwanda gusa cyangwa wanabyambukana? Nanabyambukana kuko aho wagera hose nyine wabikoresha. Hanyuma ninde washimira, turi nko kuri kamera kuko kino kiganiro kizagera ahantu kure hose, tubwire nk'abantu washimira bagufashe kugira ku izo nzozi zawe, wenda tunagana ku musozo w'ikiganiro. Abarimu bose twahuye ndabashimira, harimo teacher Dani, harimo na teacher Christian, na teacher Regis. Ndabashimira cyane kuko amasomo nyine bamfashijemo. Na Maridoshi na teacher Maridoshi yari kuzagukubita amabuye. Ndamwibuke. Mwaramfashije mwese ndabashimira. Ibyo nzi kuri ubu nyine mbikesha mwebwe, mwarakoze. Wow. IBTC nk'ikigo wayibonye ute, uburyo yakira abantu, uburyo ibikoresho byabo, uburyo bakora, waduha nk'ayo manota? IBTC nyine kuri njye nabonye irenze, kuko n'abana tuziranye ntabwo bambaza irindi shuri ngo mvuge irindi, kandi narabonye uburyo IBTC ikora kandi ikora neza. Bivuze ko uzaduha abakiriya byumvikane neza, uzatubera ambassadrice mwiza. Hanyuma Solange, turi kugana ku musozo. Nko mu buzima busanzwe, iyo utari mu kazi cyangwa ku ishuri, ubwo we entertaining gute? Tugeze mu gice cya entertainment, kuko muri media cyangwa se mu itangazamakuru turenforma, turedika, tukana entertaining. Tugeze ku icyo gice, wishima gute, relaxinga gute, bigenda gute? Iyo ntari mu kazi nyine ndi kurelaxinga, nkunda kuba nasoma ibitabo, akunda no kuba nareba filime. Wasomye ibitabo bingahe? Ni byinshi. Hari umugabo w'umusomyi bita Dr. Rusabagira yatwenga asomye ibitabo nk'ibihumbi 7 birenga. Ubu hari icyo waba ubikomo niyo cyaba ari kimwe? Nk'igitabo kimwe. Igitabo wenda cyitwa Gira Ubuzima. Hari akantu wibukamo na gato twasigarana? Akantu nibukamo se? Nyine icyo gitabo gisobanura uburyo wagira ubuzima bwiza n'ibyo wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza. So Solange, turagushimiye cyane rero, courage. Harya ubwo stage wayikoze igihe kingana iki? Stage nayikoze mu kwezi ko. Kandi ukabona biraryoha, biri kuza neza? Ugereranyije ibyo nize mu kwezi kumwe, ndi kubona bizangirira akamaro kurusha ibyo nize imyaka 3. Kubera ko wiga amateori menshi n'ibiki byose. Solange, turagushimiye cyane rero kandi courage, ariko tunashimiye cyane Regis wadufashe amashusho kuri kamera ya 2, ndetse na Justin wadufashe amashusho kuri kamera ya 1, ariko banagize uruhare mu gusetinga amatara, amasound kugira amajwi amere neza, ndetse birumvikana ko na Solange yatanze igitekerezo cyane ikiganiro cye kizakorerwa heza, ubwo ni set designing. Turagushimiye cyane. Murakoze. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho, bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite
ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo. nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we ba basore bawe babona akazi Bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 0728 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.